Muraho nongeye kubasuhuza kandi mbaha ikaze n'ubundi ndagarutse ku mazina ni Gasigwa Balthazar n'ubundi ni icyigisho cya kabiri muri uyu mwaka wa 2023 twamaze kugeramo. Rero mube hafi dutangire twige ijambo ry'Imana icyo Imana yatugeneye uyu munsi. Tugiye kwiga icyigisho gifite umutwe uvuga ngo gahunda y'ikinyejana gishya, New Age Agenda. Ni ukuvuga ngo twahoze tubivugaho inshuro nyinshi ariko bibaye ngombwa ko uyu munsi noneho ari byo dusesengura neza mu buryo butari buze kurambirana, kandi buri muntu wese ari buze kunguka ubwenge ndetse n'impano Imana itanga yo guhumura umuntu amaso maze akamenya ikijya mbere. Mureke rero tubanze dusenge kugira ngo dutangire icyigisho cyacu. Ndagushimye Data wera wo mu ijuru, wakoze, ubuntu bwawe bwabanye natwe kandi buracyabanye natwe, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Iminota yose tugiye kumara twiga kuri televiziyo ya The KK TV Rwanda udufashe kandi uduhe umugisha, uduhire muri byose, maze uko urugamba rugenda rurushaho gukomera natwe aba ariko udukomereza mu buntu bwawe, mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amena. Nongeye gusuhuza abanyarwanda mwese, inshuti za yino televiziyo yo kwihana no kubabarirwa ibyaha, bari hanze ibihugu by'abaturanyi, mbega abakurikirana ibyigisho bitambuka ahangaha kuri televiziyo, mwese ndabashuze kandi ndushaho kubifuriza kugira umugisha w'Imana. Umutwe w'icyigisho nawubabwiye ni The New Age Agenda, gahunda y'ikinyejana gishya cyangwa se gahunda y'isi nshya. Bivuga ngo Satani agomba kuyobora isi ari uko amahame cyangwa se amategeko ye yose isi yamaze kuyakira kandi yamaze kuyigishwa kugira ngo bimworohere kuyobora abayituye. Cyabikoze hazaba hari imirongo ibiri, abemeye kugendera mu murongo w'iyi gahunda nshya tugiye kubabwira ndetse n'abawuhakanye, ubwo ni hagati y'ukuri n'ikinyoma. Biracyahanganye rero, turi ku rugamba kandi rurushijeho kugera mu mahina. Reba abantu benshi uburyo bitwaye, uburyo bifashe, ni ikigaragaza rero ko n'ubundi Yesu Kristo araza atunguranye kandi agatungura abantu benshi mu buryo batari biteze. Kuri kalendari ya Satani, iyi gahunda yo kugendera kuri sisiteme nshya y'isi ijyanye no kurwanya ubwami bw'Imana ku mugaragaro, yatangiye mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20. Rero ntago bino ari ibintu biba bitunguye Satani cyangwa se ngo bize bimugwiririye, ni ibintu aba yarateguye. Ubu turi mu kinyejana hafi cya 24. Reba noneho aho ibintu bigeze, aho ushobora kubaza umuntu ngo ese ibi bintu wowe iyo ubyumvishe ukabitega amatwi urabona bifite uwuhe mumaro, urabona bifitiye uwuhe mumaro isi, cyangwa se biratujyana hehe? Ariko reka turebe hano hepfo twumve iyi gahunda nshya isi igomba kugenderaho, yanditswe n'umuhanuzi kazi w'umwongereza witwa Alice Bailey. Uyu twaramwize cyane, niwe wanditse amategeko 10 ya Satani, ayihumekewemo na Satani. Ni ukuvuga ngo iyi gahunda nshya n'ubundi nk'uko twabibonye, Imana ifite abahanuzi bayo na Satani akagira abahanuzi be. Rero ntibibatungure, tugiye kubireba neza cyane. Nyuma y'uko tubabwiye amategeko 10 ya Satani isi yose igomba kuyigishwa kandi ikayakurikiza, Satani yongeyeho n'amahame agomba guherekeza mu mategeko 10 ye. Rero amategeko 10 twize, twasobanuye neza mu cyigisho cyatambutse, agomba kuba aherekejwe n'indi gahunda ijyanye n'amahame cyangwa se imiyoboro yindi igomba gufasha ya mategeko 10 kugira ngo yubahirizwe cyangwa se agerweho. Ibi byose rero ni umupango ukomeye cyane Satani yapanze. Reka turebe hano hepfo aho bavuze ngo aya mategeko 10 tubabwiye yongeweho amahame 7. Aya mahame 7 ngiye kubabwira yifashishijwe na Satani ku kwigarurira isi yose mu bubata bwe. Ni ukuvuga ngo aya ni amwe mu mahame 7 tugiye kureba Satani yifashishije
aza aherekeza ya mategeko icumi yamaze gushyirwaho. Rero aya mahame arindwi araremereye cyane, nababwiye ko yatangiye kubahirizwa uhereye mu kinyejana cya 20 ariko mu buryo bw'ibanga. Rero ubu ngubu bitangiye gukurwaho umwenda baba warabikingirije, kubera ko Imana ntabwo igomba gutungura isi, ahubwo irabanza ikayigisha cyangwa se ikagaragaza ibyayo niba iri kuyikorerwaho, noneho umuntu agahitamo hagati y'ibyo bintu bibiri, ni ukuri cyangwa se ikinyoma. Rero ibi byagumye guhishwa kenshi, ariko ntago ari byiza ko abantu bagumya kubiceceka, ndetse hari benshi bagiye bagumya kubihishura, ariko bibaye byiza ko twongera kubibwira inshuti n'abavandimwe bakurikira iyi televiziyo ya The KK TV Rwanda, kwihana, kubabarirwa ibyaha. Turabisobanura neza cyane, mube hafi. Ihame rya mbere baryise ngo, aya mahame tubabwiye ko n'ubundi yahumekewemo n'imbaraga ya Satani binyuriwe mu muhanuzikazi w'umwongereza witwa Alice Anna Bailey. Uyu nguyu ni umuhanuzikazi ukomeye cyane, wanditse amateka mu kwandika ibitabo byinshi cyane byuzuyemo amahame ya Satani, cyangwa se uburyo isi igomba kugenderamo ku bijyanye n'amategeko ya Satani, cyangwa se no kubahiriza umurongo mushya wa Satani. Rero ihame rya mbere yaravuze ngo is to merge God and nature all ecology. Ni ukuvuga ngo hazabaho gahunda ikomeye cyane. Iyo bavuze ngo merge God and nature, muri parenthèse bashyiraho ecology, in parentheses bahise bashyiraho ecology. Ibi bintu mubiha agaciro kandi mubyiteho. Reka mbishyire kuri ekara ya televiziyo kugira ngo inze gusoma turi kujyanirana, noneho muze kwirebera namwe uburyo isi ihisha amabanga menshi abantu batashatse kumenya, kandi abantu bari ku rugamba ibi ngibi bagomba kubimenya. Reka mbishyire kuri televiziyo, noneho inge nsoma namwe mubireba, kugira ngo muze gufatikanya nanjye mu buryo bwo kubisobanura neza cyane. Yego, muriho noneho murabyitegereza neza cyane, kandi ndakeka ko biri buze kugaragara noneho kurushaho, kugira ngo buri muntu wese abashe kubyitegereza. N'ubundi turacyasoma muri ya nyandiko ngufiya y'amahame cyangwa se amategeko icumi ya Satani, cyangwa se imigambi yateguwe kugira ngo bizafashe Satani mu kumworohera mu bijyanye no kuyobora isi. Hano hejuru murabibona ko banditseho ngo the new age agenda, new age agenda. Ibi rero bisobanuye neza cyane ko ari gahunda nshya n'ubundi isi igomba kugenderaho, kugira ngo Satani yorohererwe n'umugambi we wo kuyobora ikiremwamuntu, cyangwa se kugumisha ikiremwamuntu mu bucakara cyangwa se mu bubata. Nari maze kubasomera ngo ihame rya mbere banditse ngo is to merge, cyangwa se merge God and nature, cyangwa se ecology. Ni uguhuza Imana n'ibyaremwe, ni uguhuza Imana n'ibyaremwe. Ibi ngibi mubyiteho cyane. Iyo bavuze ngo guhuza Imana n'ibyaremwe, ni igihe Satani azaba adashaka ko abantu bamenya ko hariho umuremyi w'ijuru n'isi, noneho ashyireho ikintu kimwe, namara gufata ibyaremwe, byaba ibyo tubonesha amaso n'ibyo tutabonesha amaso, ubwo bizaba bifite ikibihagarariye byose, ni Imana n'ubundi. Satani rero ibi ngibi yabikoze abizi. Ni ukuvuga ngo namara gufata ibyaremwe akabihuza n'Imana, ubwo hazahita hashyirwaho ikintu kimwe nk'uko nari mbibabwiye, Imana y'ikirere. Ntago rega Satani ntago ajya ahinduka. Iyo mwumva hakorwa inama ngo ihindagurika ry'ikirere buri munsi buri mwaka, ntimwibwire ngo gahunda bagamije ni gahunda igomba kuzanira isi amahoro, ahubwo ni gahunda yo kuza barwanya amategeko icumi y'Imana yo gukuraho umuremyi, cyangwa se urwibutso ruri hagati y'abantu n'Imana yiremeye, isabato. Izi nama zose ziri kuba nk'uko twabibabwiye, bazagera ku mwanzuro wa nyuma wo gushyiraho
umugambi wo gukuraho itegeko rya kane, noneho bimike ya mana yabo imwe ihagarariye ibyaremwe, ariyo mana y'iki? Imana y'ikirere cyangwa se izuba. Iyi mana rero igomba gusengwa kandi kubahwa, kubera ko ibyaremwe hafi 90% bituye ku isi bivuga ngo hatariho izuba ibintu byinshi ku isi ntabwo byabaho, ntabwo byagira ubuzima. Rero izuba rigomba kuza ribihagarariwe kandi rigasengwa rikubahwa mu cyimbo cy'Imana yariremye cyangwa se yarishyizeho. Satani ni uko nguko agomba kubigenza, ni ugusibanganya icyitwa Imana nyakuri yaremye ijuru n'isi, natwe ikaturema n'ibiriho byose, noneho Satani agashyiraho ikigirwamana kindi isi yose igomba gusenga. Ni Imana rero y'ikirere cyangwa se izuba rigomba kuza rihagarariye ibyaremwe byose, ibidukikije, mu bijyanye no gushyiraho gahunda nshya yo kuvuga ko bagomba kurinda ikiremwa icyo ari cyo cyose, kuko ari byo bigize umuntu cyangwa se ari byo bituma umuntu abasha kubaho muri iyi si. Ariko ntabwo ari byo, ni ikinyoma, ahubwo Imana niyo iturinze kandi niyo itwifite mu biganza byayo, nta kindi rero kigomba kuza kiyisimbura. Guhuza Imana n'ibyaremwe, noneho bagakora Imana imwe ariyo igomba kuba ihagarariye ibyo byose. Reka dukomeze, nizere ko abari gufatikanya nanjye biriho kugaragara, harabaho kwihangana mushishoze kugira ngo tujyane. Rero izi nama zose ziri kugenda ziba zijyanye n'ihindagurika ry'ikirere, ibi ni ibintu byose biri kuza byerekeza kuri iri hame rya mbere maze kubabwira ryo guhuza Imana n'ibyaremwe. Ku musozo rero bagomba kurangiza cyangwa se bagomba kugera ku mwanzuro wa nyuma babikoze cyangwa se bahuje Imana n'ibyaremwe, barangiza bagashyiraho Imana imwe ariyo mana y'izuba cyangwa se Sunday, umunsi umwe ariwo umunsi wa mbere wa sabato, umunsi uhanganye n'umunsi w'Imana ariwe wa sabato. Bivuga ngo ni icyumweru gihanganye n'isabato, bivuga ngo ni ukuri guhanganye n'ikinyoma. Ibi rero mubyitegereze neza cyane rwose, biraje bihite bigera ku musozo kandi buri muntu wese arabona ko inyandiko cyangwa se Bibiliya itajya ibeshya, keretse abadashaka kuyizera cyangwa se kuyicukumbura ngo barebe cyangwa se bakuremo ibyabagirira umumaro. Kuri kabiri baranditse ngo, cyangwa se ihame rya kabiri bahashyize icyo bita eugenics cyangwa se guhindura uturemangingo tw'umuntu bifashishije imiti no guhindura isura z'abantu binyuze mu bucakara, ihohoterwa rishingiye ku ruhu, kwihebesha abantu no kwiyahura binyuriye mu itotezwa cyane cyane abirabura, cyangwa se itotezwa rigenda rikorerwa abirabura hirya no hino, mukumva ngo mu muhanda bamutangiye bamukorera ibibi, ukumva ngo muri resitora ni uku. Biriya byigeze kubaho kera muri Afurika y'Epfo, aho higeze kubaho gutandukanya icyitwa umuzungu n'umwirabura, aho hari harashyizweho resitora igenewe abazungu, indi igenewe abirabura, ubundi hagashyirwaho amabisi cyangwa se amamodoka ashinzwe gutwara abirabura n'abazungu. Ibigo by'amashuri ni uko bishinzwe kwigishirizwamo abana b'abazungu n'ab'abirabura. Rero ibi byose muri kugenda mubona biri kuba, ni ibi ngibi biri kugenda biba mu buryo bw'ibanga, kugira ngo bagere ku mwanzuro wa nyuma wo guhindura uturemangingo tw'umuntu, bashyiraho umuntu umwe ufite ishusho imwe kandi wumvira, ufite ubwenge rwose butagoye kunyuranya n'amahame ya Satani, kuko agomba kuba ari kuri sisiteme ya Satani. Rero ibi ngibi bitangira gahoro gahoro, aho muzajya mubyumva hirya no hino, ukumva ngo abirabura mu bazungu ni nk'aho ari ikizira, nubwo mubona ko muri iyi minsi bigenda bibaho, hariho amategeko ashinzwe kurengera abirabura, cyangwa se ashinzwe guhana abantu bagaragaje ihohoterwa rishingiye ku ruhu. Ariko ibi ngibi ni ukwiyerurutsa, umugambi uracyakomeje ukomeye cyane wo kwibasira
abantu badafite uruhu rwera bagomba guhindurwa. Rero bamara guhindurwa hakabaho umuntu umwe, sisiteme ya satani yo gushyiraho ikintu kimwe kuko muri buze kubibona, turaza gusoza mubibonye, ni ugukoresha ikintu kimwe kugeza ubwo n'ubundi isi igomba kuba ari imwe cyangwa se nta kindi kintu kiriho kibangamiye umugambi wa satani. Nicyo bita eugenics cyangwa se guhindura ibijyanye n'uturemangingo cyangwa se n'uko umuntu yaremwe, noneho umuntu akaba umwe cyangwa se ntihabeho gutandukanya umwirabura n'umuzungu. Hepfo kuri gatatu bahashyize ihame rya gatatu rivuga ngo androgyny cyangwa se eradicate male female distinction. Ni ukuvuga ngo ibi ngibi aba bakunze kwiga cyangwa se abasobanukiwe na biology cyangwa se isomo rijyanye n'ubuzima cyangwa se ni biology, reka mbyite biology, isomo rijyanye no kwiga ubuzima cyangwa se ibinyabuzima byose. Ibi bintu barabizi cyane, uhereye kuri iri hame rya kabiri marriage cyangwa ihame rya kabiri twise ngo eugenics, aha hepfo kuri gatatu barahita babyumva vuba. Androgyny ni to eradicate male female distinction, guhuza umugabo n'umugore bakaba umwe ku buryo utatandukanya ngo umenye uyu ni umugabo cyangwa se ni umugore. Babyita hermaphrodite cyangwa se hermaphrodite, cyo mu kinyarwanda babyita ngo ni ikinyabibiri. Ikinyabibiri ni umuntu ushobora kuba afite igitsina gabo n'igitsina gore ku buryo utamutandukanya ngo umenye uyu yari umugabo cyangwa se yari umugore. Ibi rero ni gahunda ya satani cyangwa se gahunda nshya, isi nshya ya satani igomba kugenderaho kugira ngo satani ayobore isi bitamugoye. Ibi rero namara kubigeraho, tugeze ku ihame rya gatatu, namara guhuza umugabo n'umugore ntihabe hakiriho gutandukanya umugore n'umugabo, azaba amaze kugera ku kintu kiremereye cyane cyo gusenya ijuru rito ku isi cyangwa se umuryango. Kandi Imana yo yari yaragennye ko hagomba kubaho umuryango, abantu bakororoka, bityo bamara kororoka bakiga kubaha Imana kandi bakagendera ku mahame Imana yatanze. Satani rero ntabishaka, ashaka ko hatabaho gutandukanya umugabo n'umugore. Ibi rero agomba kubigeraho nk'uko ubuhanuzi bubitwereka. Niho muzatangira kubona agenda abyigana cyangwa se abinyurije mu mico. Ubwo hariya ni nko mu buryo bw'igeragezwa no gutangira guhumisha abantu amaso kugira ngo batazamenya ibiri kuba. Aho uzatangira kubona mu myambarire ntiwatandukanya umugabo n'umugore, uzajya kubona abagore basigaye bambara karevate, basigaye bambara amakositimi, amapantaro mu nama, ku kazi, ku buryo iyo bicaye mu nama zabaye mu makoraniro ntiwabasha gutandukanya umugabo n'umugore. Imisatsi bashobora kuba bayinganya, uruhu bashobora kuba bari gusa, guseka ni ibyo, isaha umva, nta kintu na kimwe satani ashaka ko kibaho gitandukanya ngo umuntu amenye ngo uyu ni umugore cyangwa ni umugabo. Mu nsengero muzabyitegereze, abapasiterikazi n'abapasiteri urambara rwose ubone mwambaye ibintu bimwe, mugende mu modoka imwe, ayitware nawe uyitware, nyamara hari ibintu abadamu cyangwa se igitsina gore cyemerewe n'ibyo kitemerewe. Ibi twarabyize cyane, turabisesengura cyane mu bijyanye n'itorero ry'Imana, ibyo umugore yemerewe gukora mu itorero n'inshingano n'ibyo umugabo yemerewe cyangwa se nawe atemerewe. Ibi byose rero ni umugambi wa satani, gutera urujijo mu bantu batuye ku isi ku buryo hatazaba hakiriho gutandukanya umugore n'umugabo, kugira ngo iby'Imana yakoze muri ya minsi 6 byose abigire impfabusa, abigire zeru mu guteza urujijo, kugira ngo satani asibanganye icyitwa Imana yaremye ijuru n'isi mu mitwe y'abantu. Agomba gushyiraho urujijo ahereye kuri buri kimwe cyose
Imana yashyizeho hano mu isi kigomba gutandukanya amahame y'Imana ndetse n'amahame ya Satani. Ibi byose rero ni umugambi wa Satani wo guteza urujijo mu bantu kugira ngo ukuri gusibangane, noneho basigare bari mu bubata bwa Satani. Ubwo umuntu akagenda afite ibitsina bibiri cyangwa se imico ibiri binyuriye mu ki? Binyuriye muri biriya bintu muri kumva, kongerwa k'ubumenyi cyangwa se muri sayansi, ikijyanye no kubaka no gushyira imbaraga mu bijyanye n'iki? N'ikoranabuhanga cyangwa se siyanse, mu bijyanye no kwiga imikorere y'umubiri w'umuntu ndetse na turiya tuntu two bita ADN cyangwa se akarango k'umuntu ku giti cye gashinzwe kuba katandukanya umuntu n'undi. Biriya rero nibamara kubisesengura neza bamaze kubigeraho, muzajya mubona ko gahoro gahoro umuntu ntago muzamenya ngo ese uyu muntu ni bwoko ki, ndamutandukanya n'uyu. Ibyo ngibyo bizaba bigoranye cyane kugira ngo utandukanye umugore n'umugabo. Ni ihame rya gatatu rero bise ngo ni androgyne cyangwa se to eradicate male female distinction, kuba utatandukanya umugore n'umugabo. Hari abantu rero basa nkaho bahumye hari abantu basa nkaho bahumye. Buriya ibintu byose biri kugenda biba mu isi mu bihugu bigiye bitandukanye, ukumva ngo hajeho gahunda nshya, ukumva ngo leta ishyizeho gahunda nshya. Nk'uko nabibabwiye, aba ari gahunda 90% ishinzwe cyangwa se iri kwinjizwa muri leta, ari nk'imwe mu mahame 7 ya Satani cyangwa se muri ya mategeko 10 ya Satani nababwiye. Gahunda yo kumva ngo uburinganire ngo kuba ngo umugore ngo agomba kuba ngo afite ngo uburenganzira bungana 100% n'ubw'umugabo. Burya ntibibaho. Iryo ni ikosa cyangwa se ni amwe mu mahame 10 cyangwa se 7 ya Satani. Kubera iki? Niba Imana yararemye umugore n'umugabo ntibahuze cyangwa ngo bashyire ku rugero rungana, ni gute umuntu waremwe aza akihagarara agashyiraho ubwenge bwe akavuga ati njye ndi kubona rero igihe kigeze ko umugore n'umugabo bareshya? Ibi ntibibaho. Urabareshyeshya, nawe uri ikibumbano, uri nkandi ureshyeshya umugore n'umugabo mu gihe uwabaremye Imana itigeze ibareshyeshya. Reka duhumuke tube maso. Uburinganire babinyuza mu buryo bukomeye cyane, ariko ni ikintu gikomeye cyane cyo gutera urujijo no kudatandukanya ngo umugore cyangwa se umugabo ninde, ibyo agomba gukora ni ibihe. Ibi ngibi rero ni ugusenya cyangwa se kurimbura umugambi w'Imana wo kuyobora abantu, wo kugira ngo abantu bagerweho n'imigisha y'Imana bagenewe mu gihe cyose bagize bate, mu gihe cyose bumviye urukundo cyangwa se bumviye Imana mu byo iri kudusaba. Rero mureke duhumuke. Ibi byose ni ukudasoma, ni ukudasesengura tumenye ngo ese byarahanuwe ntibyahanuwe. Rero uzajya usanga abantu benshi ngo bazarembuka kubera ubujiji. Igitabo kirabivuga, hari amagambo turaza gusoma mu kanya, ngo abantu benshi batuye ku isi bazarembuka kubera iki? Kubera ubujiji. Imana ntabwo ikunda injiji, ishaka ko mumenya ibintu, umuntu amenya ikintu ahitemo, ariko yari yabanje kugira ate? Yari yabanje kumenya niki kijya mbere. Twakomeje ku ihame rya 4, baranditse ngo world peace nuclear disarmament. Ni ukuvuga ngo ahangaha isi izashyiraho umurongo mugari wo kugarura amahoro mu isi bifashishije iki? Naringeze ku ihame rya 4. Hagati aho ngaho harimo amagambo ari scientifique, ari political. Rero mwaza kujya mwandika ubutumwa hepfo hano hari commentaire cyangwa se comment, kuko twe turi gutanga cyangwa se ndi kugerageza gushyira mu ncamake. Ubwo
mwadufasha nyine bibaye ngombwa mukajya mwandika ubutumwa aho tutasobanuye neza nk'uko biri cyangwa se nk'uko bigomba ijana ku ijana, namwe mugatanga umusada cyangwa se ubufasha bwanyu. Tukaba tugeze ku ihame rya kane rivuga ngo world peace and nuclear disarmament. Ahangaha nubwo ku ruhande rumwe ubona byaba ari nk'ukuri cyangwa se ari byiza ku bijyanye n'amahoro ku isi, kuzana amahoro ku isi ndetse no gukura ibijyanye n'ibikoresho bya kirimbuzi cyangwa se inganda zikora ibikoresho bya kirimbuzi, kwambura intwaro, imitwe y'iterabwoba n'ibiki byose n'abarwanyi. Ariko ibingibi ni urwisho rukomeye rwa Satani, aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika zigomba kuza zitwaje iki kintu ko zije kuzana amahoro mu karere runaka, mu gihugu runaka, ariko n'ubundi bazaba baje gukwirakwiza amategeko 10 ndetse n'aya mahame turimo kureba uko ari 7. Rero ni ukubeshya. Burya ONU cyangwa se United Nation Organization ni umutwe ushinzwe gukwirakwiza amategeko 10 ya Satani mu isi mu buryo bw'ibanga. Witwa ko ari umutwe ugarura amahoro mu isi, ariko ntabwo ushinzwe kuyagarura, ahubwo ushinzwe kuyakura mu isi, ariko mu buryo bw'ibanga, kuko baza bitwikirije ineza, urukundo, gufasha, yemwe bakagaragaza koko ko nta kibi, kandi bakagaragaza n'urukundo, kuko ahakenerwa amafaranga barayagaragaza bakayatanga, ibikoresho, buri kimwe icyo ari cyo cyose baragitanga. Mujya mwumva za HCR n'indi miryango ikomeye cyane, turi buze kubigeraho hano hasi gatoya. Reka tubanze turebe rino rya 5. 4 twasanze ko ari world peace and nuclear disarmament. Ubwo ni rimwe mu ihame rya 4 Satani agomba kwifashisha mu kuyobora isi cyangwa se mu gushyiraho isi ya 5. One world economic and financial system. Ibi ngibi twahoze tubivuga inshuro nyinshi cyane. One world economic and financial system. Gushyiraho isi y'ubukungu, gushyiraho ubukungu buhuriweho n'isi yose bumwe, ndetse n'ikoreshwa ry'amafaranga riri systematique ariko mu buryo bumwe, faranga rimwe ry'iki ry'ikoranabuhanga, faranga ridafatika. Bino twarabisobanuye, hari icyigisho gihari rwose mu buryo burambuye, wagenda ukabyumva uburyo bizaba bimeze. Ariko urugamba rugeze kure cyane, abantu ntibari kureba, nyamara hari ikintu gikomeye cyane, hari ikintu Yesu ari gukomanga bijyanye na financial system. Hari abantu benshi babyumva ukabona nta gaciro babihaye, ariko abakirisitu aho bari hose babisengere, ni ikintu gikomeye cyane. Ibi ngibi bizahita byadukiza mu isi akarengane kajyanye n'igura n'igurishwa. Ku bijyanye, hazabaho kubuzwa kw'abakirisitu ku bijyanye no kugura no kugurisha. Kubera iki? Kubera ko abakirisitu benshi bazaba banze kwinjira muri iyi sisiteme y'ikoreshwa ry'ifaranga rimwe. Ubwo abantu benshi bariho bati twe tuzabikuza amafaranga yacu ku mabanki, amakoperative tuzayasohokamo, ariko by'umwihariko gusohoka muri koperative cyangwa se kubikuza amafaranga ni imwe mu ntwaro cyangwa se n'umwe mu myanzuro yo kwikura muri ibi bibazo. Ariko hari ikindi kintu kiremereye cyane gisaba gusenga no kuba waramaze kwemerwa n'Imana, kuko amafaranga mu buryo bufatika ntabwo azaba akigezweho, kandi muri kubona ko biri kugenda bihwihwiswa hirya no hino, by'umwihariko muri uwo mwaka wa 2023 mushya twatangiye. Ni ikintu gikomeye cyane, kuko kigomba kuza gisoza gahunda yatangiye mu mwaka wa 2021 ijyanye no gukingira COVID-19. Ubwo twabonye urukingo rufatika mu buryo bwo kurwinjiza mu maraso mu mubiri w'umuntu, ariko hagiye kuza urundi rushya rujyanye na financial system, ari rwo bise microchip, mu bijyanye no guhuriza abantu hamwe ku bijyanye n'ikoreshwa ry'amafaranga cyangwa se igura n'igurisha hifashishijwe ifaranga rimwe. Rero
ni ibintu bari gutegura nabyo bigiye kuza bisa nkaho ari icyorezo kigwiririye isi mu bijyanye n'ikoranabuhanga, ariko abantu kuko baba badashaka kumva no kwiga, bazi ngo ni ibintu biba bisanzwe cyangwa bitunguranye, ariko nk'ibi dusomye aha ngaha ureba imyaka byasohokeyemo cyangwa se igihe byashyiriweho umugambi, ni ibintu bimaze igihe kirekire cyane uhereye mu kinyejana cya 21, niho byatangiriye mu bihugu bigiye bitandukanye hirya no hino ku isi, ariko bigiye kubera ku isi icyarimwe, abantu bumve ko ari ibisanzwe ko rwose birarangira kandi ubuzima bukagaruka, ariko ntago bibaho, ahubwo ni umusozo cyangwa se ni impera y'ubu butegetsi bushya bwa Satani, ndetse no kugaruka kwa Yesu nk'uko twabibonye ko uhereye mu mwaka w'ibihumbi 2017 ubwo abaprotestani bihakanaga inyandiko za Luteri, umuja w'Imana rwose wabayeho akavugira Imana agahagarara mu mwanya ukwiriye, ubwo bihakanaga ko rwose atabakomokamo kandi n'inyandiko ze batazemera batazizera, ngo ibimenyetso byo kugaruka kwa Yesu byagombaga kuza bikurikiranye kandi mu buryo bwihuse ugereranyije n'ibyari byarabanjije. Rero mwitege kugaruka kwa Yesu mu buryo budatinze, kuko ibi byose nta handi bishya bishyira, ni ukugira ngo ubuhanuzi busore, maze buri kimwe cyose Imana yavuze gishyirwe ku mugaragaro, noneho isi yose impande ebyiri zigaragare, urw'ukuri n'urw'ikinyoma. 6 niho tugeze, biranditse ngo one world government, gushyiraho leta imwe ku isi cyangwa se igihugu kimwe ku isi. Murumva ko bizaba bimworoheye Satani n'abakozi be kuyobora isi nk'igihugu kimwe, kandi koko murabyumva, niba amaze gushyiraho umuntu umwe, amaze gushyiraho ifaranga rimwe, amaze gushyiraho ubukungu bumwe, amaze gushyiraho politike imwe, murumva neza ko sisiteme nyine iba yabaye imwe, kandi abantu bose bahujwe nayo bizahita byoroha cyane. 7 one world religion, hano ni ibintu byoroshye cyane, byaratangiye kandi bigeze ku musozo, guhuriza iyobokamana hamwe nk'uko twabibonye, gufata Imana n'ibyaremwe ukabihuriza hamwe, urangiza ugafata amadini n'amatorero ukayahuriza hamwe, urangiza ugafata Bibiliya yari isanzwe yizewe, Bibiliya yera, ukayisibanganya ugakuramo imirongo y'ingenzi ugashyiramo iyawe, ugashyiraho Bibiliya imwe ya madini n'amatorero azifashisha. Ni ikintu cyoroheye Satani cyane, kandi ubu ngubu nacyo kigeze ku musozo. Twahoze tubibabwira, niba ari Bibiliya imwe izakoreshwa nk'igishushanyo cy'inyamaswa yarasohotse, kandi ubu ngubu abantu benshi barayikoresha mu madini n'amatorero agiye atandukanye. Rero buri muntu wese nahe ku giti cye kugira ngo atabare ubugingo bwe. Yesu Kristo ari hafi guhaguruka ku ntebe y'imbabazi, kuko tugiye kubibona mu magambo make tugiye gusorezaho hano mu gitabo ngiye kubasomera. Hakaba n'imiryango igera kuri 6 izifashishwa mu gusoza no gukwirakwiza ibi byose mu isi maze kubasomera hano hejuru. Kino gitabo dusa nkaho inshamake ya kino gitabo cy'umugore Alice Bailey, dusa nkaho tugigejeje ku musozo, aho yahise atanga imiryango 6 cyangwa se agaragaza imiryango 6 izifashishwa mu isi yose mu gukwirakwiza uno murongo cyangwa se ino mirongo mishya ya Satani yo kuyobora isi mu buryo bwo kugomera Imana. Iyi miryango ngiye kubasomera amazina yayo, harimo isa nkaho igoranye muri terime politike cyangwa se ekonomike, ariko muraza kudufasha mwandika ubutumwa bugufi hasi, abayizi muradusobanurira neza cyane, ariko turabisobanura mu buryo bwa samari cyangwa se resume, kugira ngo buri muntu wese amenye aho byerekera. Iyi miryango ushobora kuba utayizi, ariko yo ishobora kuza cyangwa se iba mu gihugu runaka, muri sosiyete runaka, ititwaye amazina ngiye gusoma, ariko umugambi ni umwe, ni uwo guhindura isi nshya mu buryo bw'ibanga. Ngiye kuyibasomera, ushobora gusanga utayizi, ariko irahari, irakora mu buryo bw'andi mazina yagiye yiyita, kugira ngo abantu batazavumbura ko ari igikorwa cya Satani. Umuryango wa mbere, The United Nations, burimo kubireba hariya hejuru. Uyu ni umuryango w'abibumbye, birazwi, twarabisomye mu mategeko 10 ya Satani.
aho twasanze ko uyu muryango ari wo ugomba kwifashishwa mu bijyanye no guhungabanya amahoro ku isi, mu bijyanye no guteza akaduruvayo ku isi kugira ngo Satani abone uko ayobora abantu mu buryo bumworoheye avuga ko azanye amahoro. Kabiri, bahashyize ngo the council of foreign relations. Uyu nguyu ushobora kuba utawuzi ariko uriho urakora. The trilateral commissions ni uwa gatatu. Uwa kane baranditse ngo Bilderbergers Group. Bilderbergers Group. Uyu nawo ni uwa kane, ushobora kuba utawuzi cyangwa se rino zina ritazwi ku isi ariko urahari urakora mu buryo bw'ibanga cyangwa se mu buryo bw'irindi zina. Gatanu baranditse Gorbachev Foundations. Murawumva ko mujya muwumva uyu nguyu wo Gorbachev Foundation, ushobora kuza mu rindi zina ariko fondasiyo cyangwa se intego ari yayindi nk'uko tubisomye hano. Gatandatu ariwo wa nyuma The Club of Rome, ngo iriya miryango yagiye ishingirwa cyangwa se yubakiye ku bikorwa remezo cyangwa se ku mahame y'i Roma. Iyi ngiyi myinshi muyumva muri za Kiliziya Gatulika, aho igenda ikwirakwiza amahame 10 ya Satani na yano mategeko twarebye mu bijyanye no kugomera Imana no gushyiraho the New Age agenda, nko kugira ngo basoze amateka y'iyi si. Ibi byose rero ugomba kubimenya, ukajya umenya buri kantu kose kari kuba ahantu kari kuva, aho kwerekeza, umugambi wako, kugira ngo abantu bari ku rugamba, abasirikari ba Yesu bari ku rugamba, babe bafite ibyangombwa byose. Bagomba kujijuka kandi bakamenya buri kintu cyose kiri kubera ku isi ndetse no mu gihugu, aho waba utuye aho ariho hose. Niyo mpamvu rero Imana yemeye ko twongera kwiga bino bintu kugira ngo abantu bari ku rugamba bamenye uwo bahanganye nawe. Rero tugiye gusoma amagambo make mu gitabo cy'umuhanuzikazi Ellen White uhagaze mu mwanya ukwiriye w'Imana, yarangiza akatugezaho ibintu bikomeye cyane. Harimo benshi batizera bino bitabo, ariko bino bitabo nta hantu bitandukaniye na Bibiliya, biza byuzuza Bibiliya bigasobanura ibintu biri kubera ku isi, bityo aho uzasanga biri kurwanya Bibiliya nawe rwose ngo uburenganzira bwo kuzabihakana, ariko abantu benshi babyangira ubusa. Nyamara ni impano y'Imana iyobora abantu mu mucyo ikabakura mu mwijima. Reka rero turebe ayo magambo nyabazanire nayo kugira ngo abe ariyo tuza gusorezaho. Yego, ni amagambo tugiye gusanga mu gitabo Ellen White yise ngo kwitegura akaga gaheruka. Wumve n'iryo zina ryacyo ubwacyo, ngo kwitegura akaga gaheruka. Ugasanga abantu bariho bararwanya ubutumwa bwiza, bararwanya Imana, nyamara ibi ntibyari bikwiye. Reka dusome, ni utugambo dutoya kuri ekara ndabibona nanjye, ariko ndatubasomera nubwo mwebwe mutarabasha kutubona. Barahanditse ngo hanyuma y'ibyo mbona abamarayika bane bahagaze ku mfuruka enye z'isi, bafashe imiyaga ine yo mu isi, kugira ngo hatagira umuyaga uhuha mu isi cyangwa mu nyanja cyangwa ku giti cyose. Nuko mbona marayika wundi azamuka ava iburasirazuba afite ikimenyetso cy'Imana ihoraho, arangurura ijwi rirenga abwira abamarayika bane bahawe kubabaza isi n'inyanja ati, ntimubabaze isi cyangwa inyanja cyangwa ibiti tutaramara gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'imbata z'Imana yacu. Nuko numva umubare w'abashyizweho ikimenyetso ngo ni 144 bo mu miryango yose ya Isiraheli. Ibi ngibi twarabyize, gusa icyo nshaka ni ikintu kiri aha hepfo cyane gikomeye kandi buri muntu wese agomba kwitaho. Iyi miyaga inivuzwa aha ngaha, abantu iyo babisoma babicaho bigendera uko biboneye. Harimo inzara n'ibyorezo, intambara ndetse n'ibindi bintu byose biteye amakuba cyangwa se biteye ubwoba ku kiremwamuntu gituye ku isi. Ntabwo ikimenyetso cy'Imana ari kashe cyangwa ikimenyetso runaka kigaragarira amaso, ahubwo ni ugushikama mu kuri. Ikimenyetso cy'Imana nicyo tugiye gusorezaho, haba mu by'ubwenge no mu by'umwuka, ku buryo umuntu wese atajegajega. Igihe bamwe bazakira ikimenyetso cy'inyamaswa kubera kwemera ikirango no gutegekwa n'ubutegetsi bw'iyi si, abandi nabo bazashyirwaho ikimenyetso cy'Imana bahitemo ikirango cyo kumvira ubutegetsi bwayo. Mu gihe isi yose igiye kwemera gushyirwaho ikimenyetso
cy'inyamaswa, ariko atari bose abemeye aya mahame no kugendera kuri aya mategeko icumi ya Satani turimo kubabwira bazaba bari gushyirwaho ikimenyetso cya Satani. Imana nayo izaba iri kurangiza umurimo wayo wo gushyira ikimenyetso mu ruhanga rw'abayiringiye, rw'abarwanyije buno butegetsi bwa Satani tumaze kureba hano haruguru. Hepfo baranditse ngo neretswe igihe ubutumwa bwa marayika wa gatatu buzaba burangiye. Ububasha bw'Imana bwari bwashyizwe ku bana bayo, bari barangije inshingano yabo biteguye igihe cy'igeragezwa cyari kigiye kuza. Bari bakiriye imvura y'itumba, bari babonye ihembura riva ku Mana, kandi iyo mbaraga yari yakanguye ubuhamya bwabo. Umuburo uheruka wari wumvikanye hose. Uwo muburo wari wahagurukije kandi urakaza abaturage b'isi batashatse kwakira ubutumwa bw'Imana. Murabyumvise ko hari abantu ku isi batishimiye umuburo uri gutangwa n'Imana wo kwihana no kwanga gushyirwaho ikimenyetso cya Satani. Nabonye abamarayika hirya no hino mu kirere, umwe muri bo afite uruhago, yari avuye ku isi kandi yabwiraga Yesu ko umurimo we wari umaze kurangira, ko abera bamaze gukubarwa no gushyirwaho ikimenyetso. Hanyuma mbona umukiza wari usanzwe akora umurimo w'imbere y'isanduku irimo amategeko icumi, ajugunya hasi urwabya rwe, ashyira amaboko hejuru, arangurura mu ijwi rirenga ati birarangiye. Igihe Satani yahagurukiraga kurega no gushaka kurimbura agatsiko kabo, agatsiko kagizwe n'abasigaye, abamarayika bera batagaragaraga bacaga hirya no hino babashyiraho ikimenyetso cy'Imana ihoraho. Abo nibo bahagaze ku musozi Siyoni baherekejwe n'umwana w'intama. Izina rya Data wa twese ryanditswe mu ruhanga rwabo. Uko gushyirwaho ikimenyetso kw'abagaragu b'Imana ni kumwe Ezekiyeli yeretswe. Yohani nawe yabaye umuhamya w'iryo yerekwa riteye ubwoba. Yabonye inyanja n'imiraba ikomeye, abantu bicwa n'ubwoba, isi inyeganyezwa n'ibishyitsi, kandi imisozi igatabwa hagati mu nyanja. Amazi yayo yari yarenze inkombe kandi asuma, arimbura imisozi kubera imbaraga z'umuraba. Yabonye ibisebe, mugiga, inzara n'urupfu bisoza umurimo wabyo uteye ubwoba. Abamarayika bane hano bari bamaze kurekura ya miyaga twababwiye haruguru aha ngaha. Haboneka marayika ukomeye kuruta abandi, azamuka ava iburasirazuba, afite mu ntoki ze ikimenyetso cy'Imana ihoraho, ishobora gutanga ubugingo yonyine, ishobora gushyira ikimenyetso cyayo mu ruhanga rw'abazemera ukudapfa n'ubugingo buhoraho. Imana ishohoje umurimo wayo. Abo mu ijuru bose baguye mu kantu. Imana imaze gusoza ngo umurimo wayo, abo mu ijuru bose baguye mu kantu. Umucamanza w'isi yose agiye guhaguruka bidatinze kugira ngo ahorere ubugome bwakorewe ubutegetsi bwe. Ikimenyetso cyo gucungurwa kizashyirwa ku bantu bakomeza amategeko y'Imana. Murabyiyumviye, bakayubaha kandi bakanga kwakira ikimenyetso cy'inyamaswa cyangwa igishushanyo cyayo. Twabibabwiye. Ubu ngubu mu gihe cyo gushyirwa ikimenyetso, Satani arakoresha ubushukanyi bwe bwose kugira ngo ukuri kwa none akuvane mu bwoko bw'Imana, maze abuteremo gushidikanya. Nabibabwiye, nabonye ko Imana yari yambitse ubwoko bwayo umwitero kugira ngo iburinde mu gihe cy'umubabaro, kandi ko umuntu wese wemeye ukuri kandi akagira umutima wejejwe azatwikirizwa umwitero w'ishobora byose. Satani ari guteza ugushidikanya gukomeye cyane kugira ngo abantu bakure ukuri, cyangwa se abantu bahanze amaso Imana bayegukeho abinyuriye mu kwigisha isi yose amahame arindwi n'ari amategeko icumi twamaze kureba. Hano epfo baranditse ngo ikimenyetso gishobora gusobanura ibintu bibiri: igikoresho cyakoreshejwe kugira ngo ikimenyetso gicapwe cyangwa ikimenyetso ubwacyo. Iyo tuvuga ikimenyetso cy'Imana ni igikoresho, ni amategeko y'Imana yose, by'umwihariko isabato. Iriya bari kwibasira, iriya iri gutuma bakora inama z'urudaca z'ihindagurika ry'ikirere bagamije gushyiraho umunsi wa mbere w'isabato ari wo dimashe nk'Imana ihagarariye ibindi byose igomba kubahwa. Aha rero ibintu bibiri birahanganye. Urahitamo iki mwene data? Itegeko rya kane kuko ari ryo ryanditswemo izina, umurimo n'ahantu umutegetsi akorera. Itegeko rya kane ryo wibuke kweza umunsi wa sabato, ni ryo ngo ryanditsemo
izina, umurimo n'ahantu umutegetsi akorera. Noneho itegeko, noneho umunsi wa mbere ariwo w'icyumweru Sunday nawo wanditsemo izina rya Satani, kandi rikaba ari narwo ugaragaza ibikorwa byose bibi bya Satani. Ibintu bibiri birahanganye, urahitamo iki? Amategeko hamwe n'isabato bigaragaza ukuzura kw'Imana n'umurimo uhindura w'umwuka wayo. Mu rundi ruhande, kashe y'Imana ifatwa nk'ikimenyetso ubwacyo cyangwa igisubizo cyo gukoreshwa kw'icyo gikoresho ku byangombwa. Ni imico ihwanye n'iya Kristo. Amena. Ni ukuzura kw'Imana kugaragarira mu mibereho y'umwana w'Imana. Gushyirwaho ikimenyetso ni ugukomera burundu kw'ikiremwa muntu mu kuri, gushimangira amategeko mu mibereho y'umuntu. Amena. Murabyumvise, nta muntu w'Imana uzayoba keretse ushaka kuyoba. Ikindi kandi, nk'uko kashe itagomba guterwa ahandi keretse ku byangombwa by'umwimerere, ni nako ikimenyetso cy'Imana kitagomba gushyirwa kubonetse wese keretse ufite imico ya Kristo yihariye Imana, yarihariye Imana, akaba ikiremwa cyogejwe mu maraso ye ya Kristo, kandi akaba yarahinduwe mushya no kwera kwa Kristo, nk'uko amabwiriza y'amategeko y'Imana ari. Mwashyizweho ikimenyetso n'icyo Mwuka Wera, mwasezeranijwe. Ntimuteze agahinda Umwuka Wera w'Imana wabashyiriyeho kuba ikimenyetso ku munsi wo gucungurwa, ngo mwere gutera Imana agahinda, mwere gutera Umwuka Wera agahinda uwumeje kudutegereza ngo twihane. Mwumvishe ko kashe iterwa ahantu hagize ikintu cyanditsweho. Nk'uko tujya mu buyobozi tukajyana urwandiko ruteyeho kashe, iyo kashe iba yemeza ibintu byanditse kuri rwa rupapuro. Ubu rero Yesu Kristo ari kuzenguruka nk'uko twabonye ngo marayika ufite icupa rya wino ku itako ashaka ahantu yatera kashe aricyo kimenyetso cy'Imana mu mitima yacu akahabura, kuko inyandiko ntayiriho mu mitima yacu. Ari gusanga imico ya Kristo twakagombye kuba dufite ngo twakire ikimenyetso cy'Imana ntayiriho, bityo yajya gutera kashe akabura aho ayitera. Utera kashe ayitera ahantu hagize ikihanditse kiri kwemeza ibyo byanditse ko ari ukuri kandi ko byemewe. Twebwe rero marayika aratwihanganira, arimo aragenzura imibereho yacu, arimo aragenzura uko turi gushyira ukuri mu bikorwa, agasanga nta kintu cyanditse mu bwenge bwacu, nta kiri mu mitima yacu. Ese aratwihanganira cyangwa ubuntu bwayo ntabwo buzagumya kuruhanya n'umunyabyaha? Mureke tube maso, dutume iyi kashe y'Imana, ikimenyetso cy'Imana, kibona aho gishyirwa mu gihe cyose Yesu Kristo akiri ku buntu, akiri ku ntebe y'imbabazi. Ikimenyetso cy'Imana ihoraho kizashyirwa mu ruhanga rw'ubwoko bwayo. Ni iki? Ni ikimenyetso kitagaragarira amaso ya kimuntu, ariko abamarayika b'Imana bo bazi kugisoma. Iyumvire nawe, kuko ari ngombwa ko marayika murimbuzi abona icyo kimenyetso cyo gucungurwa. Marayika ufite icupa n'ikaramu agomba kwandika ikimenyetso mu ruhanga rw'abantu bitandukanyije n'icyaha n'abanyabyaha, kandi azakurikirwa na marayika murimbuzi. Murabyumvishe neza cyane, birasobanutse. Itegeko rya kane ni ryo ryonyine mu mategeko 10 rivugira hamwe izina n'umurimo by'umutegetsi, kandi ni naryo tegeko rukumbi rigaragaza ubutware ayo mategeko akomokaho. Bityo iryo tegeko rikaba ribumbiyemo ikimenyetso cy'Imana hamwe n'umukono w'umuremyi ugaragaza umwimerere hamwe n'inshingano yo kumvira amategeko yayo. Bamwe mu biyita abadivantisite b'umunsi wa karindwi bica amategeko yayo yera, bakabaho kandi bakabwiriza ubutumwa bwa Kristo, ubutumwa buteye ubwoba kuruta ubundi bwose bwigeze guhabwa abantu bapfa, bakerekana amategeko y'Imana ihoraho. Ikimenyetso cyangwa kashe y'Imana kiboneka mu gukomeza isabato yashyiriweho kuba urwibutso rw'irema, umunsi wa karindwi w'icyumweru. Uwiteka abwira Mose ati, bwira abana ba Isirayeli uti, ntimukabure gukomeza amasabato yanjye, kuko ariyo kimenyetso hagati yanjye namwe mu bihe byanyu byose, kugira ngo mumenye yuko ndi Uwiteka ubeza. Ahangaha isabato yerekanye ku buryo bugaragara ko ari ikimenyetso hagati y'Imana n'ubwoko bwayo. Tugiye gusoreza hano hepfo. Igihe cyo gushyirwaho ikimenyetso ni kigufi cyane, kandi bidatinze kizaba mu mpitagihe. Ubu ngubu mu gihe abamarayika 4 bagifashe imiyaga 4, reka dushinga no kwitanga kwacu no gutorwa kwacu. Niba
Reka hano hepfo turebe kuba kandi ibihano biteye ubwoba bikagera ku isi yose yaraciriweho iteka, ubwisho bw'ubwoko bw'Imana buzaba ubuhe? Bazarindwa bate kugeza aho umujinya uhitira? Yohani yabonye ibintu bisanzwe, ibishyitsi, imiyaga n'imivurungano ya politike biboneka nk'ibifashwe n'abamarayika bane. Iyo miyaga irarinzwe kugeza ubwo Imana itanga uruhushya rwo kuyirekura kurimbura. Nguwo umutekano w'itorero ry'Imana. Abamarayika b'Imana bubaha amategeko yayo maze bagakomeza imiyaga y'isi kugira ngo idahuha, haba ku isi cyangwa ku nyanja cyangwa ku giti cyose. Kugeza ubwo abagaragu b'Imana bamara gushyirwaho ikimenyetso mu ruhanga rwabo, haboneka marayika urusha abandi gukomera, azamuka ava iburasirazuba afite mu ntoki ze ikimenyetso cy'Imana ihoraho, ishobora yonyine gutanga ubugingo, igashobora kwandika ikimenyetso cyayo mu mpanga z'abantu bambikwa ukudapfa bagahabwa ubugingo bw'iteka. Ijwi rya marayika ukomeye ni ryo ryari rifite ubutware bwo gutegeka abamarayika bane gukomeza imiyaga kugeza ubwo abaha uburenganzira bwo kuyirekura. Ubwo icyo gihe cy'umubabaro ukomeye kizaba kigeze, umurage wa buri muntu uzaba waramaze kugenwa. Nta gihe cy'imbabazi kizabaho ukundi, nta kugirirwa ubuntu kwabanga kwihana kuzabaho ukundi. Ikimenyetso cy'Imana kizaba cyashyizwe ku bana bayo ubudasubirwaho. Reka dusoreze kuri aya magambo nashakaga by'umwihariko. Abazaba barashyizweho ikimenyetso cy'Imana bonyine nibo bazabasha guhagarara badatsinzwe mu gihe cy'umubabaro, maze bagasanganira umwami bishimye. Abantu benshi ni abumva guhamagara kuzuye imbabazi maze bakemera kugeragezwa, ariko ni bake bakira ikimenyetso cy'Imana ihoraho kandi bakicisha bugufi nk'abana bato kugira ngo babashe kwinjira mu bwami bw'ijuru. Iki ni cyo gihe cyo kwitegura. Ntibizigera bibaho ko ikimenyetso cy'Imana cyashyirwa ku ruhanga rwanduye. Ntibishoboka ko cyashyirwa mu ruhanga rw'abirasi, rw'abakunda isi cyangwa bafite iminwa ivuga ibinyoma n'imitima iriganya. Abazakira ikimenyetso cy'Imana bose bagomba kuzaba batagira ikizinga imbere y'Imana, abakandida b'ijuru mu izina rya Yesu. Yesu ari mu rusengero rwe rwera, aracyemera ibitambo byacu, amasengesho yacu. Ariko ibi ngibi bigomba kugira umusozo wabyo, kuko ntibizahoraho, ahubwo uru nguru ni urufatiro cyangwa se ni ijambo riza ridukangura cyangwa se ritwibutsa kugira ngo twikiranure n'Imana, noneho Imana ibone aho ishyira ikimenyetso cyayo kugira ngo twere kuzasigara cyangwa se ngo dutabwe inyuma mu gihe iriya miyaga ine izaba irekuye. Ariko ubu igihe kiri hafi gushira, kandi ibyo twize mu gihe cy'imyaka myinshi abandi bazabyiga mu gihe cy'amezi make. Ni ukuvuga ngo ubu butumwa abadivantisite bize guhera mu mwaka w'1844, abapagani, abasilamu, abapantekoti n'abagatolike bazabwiga mu gihe kigufiya cyane kugira ngo Yesu Kristo agaruke buri muntu wese yaragezweho n'ukuri. Iki rero ni cyo gihe cyaho uri aho ariho hose, ibyo wizeraga kirageze ngo ubihindure ugendere kuri Bibiliya n'umwuka w'ubuhanuzi. Dore ubuhanuzi buri gusohora. Ubwo igihe cy'abadivantisite cyari cyaragenwe cyarangiye, ababwize bashyizweho ikimenyetso cy'Imana, none igihe kikaba gisigariye mu banyamahanga. Dore rero uyu muburo ukugezeho mu gihe gikwiye. Kugira ngo bige byinshi bagomba kubanza kwiyibagiza byinshi bazaba barize. Abanesha isi bakanesha mu mubiri no ku mwanzi bazagira ihirwe ryo kwakira ikimenyetso cy'Imana ihoraho. Iki kimenyetso ntikizashyirwa ku bagifite ibiganza byanduye n'imitima itaboneye. Abakora ibibi bazirengagizwa, keretse abafite umwuka wo kwihana no kwicuza ibyaha byabo imbere y'Imana bonyine nibo bazemerwa kandi bashyirwaho ikimenyetso cy'uko bakwiriye kurindwa n'Imana ku munsi ukomeye w'urubanza
niryo sezerano Imana ihaye abantu bose bazumvira cyangwa se bakumvira ubu butumwa turimo gutambutsa. Nabashimiye rero ubuntu bw'Imana bubane namwe mwese kandi mwakoze gutega amatwi kino cyigisho. Mureke dusenge dusoze, maze Imana mureke ibone aho ishyira ikimenyetso cyayo mu buryo bwo kumvira amategeko 10 yose yatanze nta na rimwe rivuyemo. Ubwo isi yayahindura ariko iby'Imana ntibijya bihinduka. Nyamara Imana irimo irakomanga umutima wa buri muntu wese na buri wese rero kugira ngo habeho gufata umwanzuro ku giti cya buri muntu, kuko no mu rukiko rwo mu ijuru buri muntu wese niwe uziburanira. Ndagushimye Data wo mu ijuru, wakoze kubana n'abana bawe kandi waturinze muri iyi minota yose tumaranye turi kwiga ijambo ryawe. Reka rero abe ari wowe wiberanira natwe, ushyire ikimenyetso mu mitima yacu no ku ruhanga rwacu, uduteremo umwete wo kukumvira no gushyira mu bikorwa ibyo dusaba. Ubwo imiyaga 4 igiye kurekurwa muri iki gihe, tuzare dufite ubutabazi n'uburinzi buvuye iwawe, maze ubwugamo n'ubwisho bwacu buzabe wowe. Mu izina rya Yesu Kristo urakoze, amena.